twongeye turatomboye bana b'Imana. Ni mahire kuba Nyagasani adutumiye ahangaha kuri buri munsi kugira ngo duhure nawe maze atugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, tuje guhura na Nyagasani ahangaha kuri buri munsi kuko adukunda byahebuje, maze tumwegere aduhindura uko ashaka. Tugeze ku wa kane w'icyumweru cya 32 mu byumweru bisanzwe, tariki 10 Ugushyingo 2022, ubwo duhimbaza mutagatifu Leo umupaka w'ikirangirire. Uru rwandiko ruryoshye Imana yatwandikiye, isomo rya mbere ni ryo mu Paulo mutagatifu yandikiye Filemoni, umurongo wa 7 kugeza kwa 20. Muvandimwe, nagize ibyishimo bikomeye kandi ndahozwa ku mpamvu y'urukundo rwawe. Numvise ukuntu wahumurije imitima y'abatagatifujwe. Kubera ibyo, nubwo mfite uburenganzira bwose muri Kristo bwo kugutegeka ibyo ugomba gukora, mpisemo kwiyambaza urukundo, ngewe Paulo w'umusaza, nkubitiyeho no kuba ndi imfungwa kubera Yezu Kristo ubu ngubu. Ndagutakambira kubera umwana wanjye nabyariye mu buroko, Onezime uwo nguwo wakubereye imburamumaro, ariko noneho azatubere twembi ingirakamaro. Ubu ndamukugaruriye we nkoramutima yanjye. Nashaka kumugumana hafi yanjye kugira ngo ajye amfasha mu kigwi cyawe muri uboko nafungiwemo mporwa inkuru nziza. Ariko ntacyo nashatse gukora utabyemeye, kugira ngo icyo gikorwa cyiza kitakubera gahato, ahubwo gituruke ku bwende bwawe. Kandi wenda wamubuze igihe gito, none arakugarukiye kugira ngo uzamuhorane iteka. Uzasanga atakiri umucakara. Yeho niko amereye rwose, nawe niko azakumerera, ndetse arusheho, ari mu maso y'abantu, ari no mu maso ya Nyagasani. Niba rero wemera ko ndi inshuti yawe, uramwakire nk'uko wanyakira. Kandi niba hari icyayo yatwaye cyangwa akaba kuri mu mwenda, uzabimbaze. Ngewe Paulo ndabyandikiye ubwanjye, nzabyishyura. Siniriwe mvuga ko nawe undi mu mwenda, kandi uwo mwenda ni wowe ubwawe. Ngaho muvandimwe, ungirire ubwo buntu muri Nyagasani, ushimishe umutima wanjye muri Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 146. Hahirwa uwiringira Uhoraho Imana yacu. Uhoraho ni mudakemwa iteka ryose, akarenganura apfa akarengane, abashonji akabaha umugati. Uhoraho abohora imfungwa. Uhoraho ahumura amaso y'impumyi. Uhoraho agorora ingingo z'abahinamiranye. Uhoraho agakunda ubutungane. Uhoraho arengera abavamahanga. Ashyigikira imfubyi n'umupfakazi, ariko akayobagiza inzira z'ababi. Uhoraho ni Nyiringoma ubuziraherezo, akaba Imana yawe Siyoni, uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Hahirwa uwiringira Uhoraho Imana yacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 17, umurongo wa 20 kugeza kwa 25. Muri icyo gihe abafarizayi babaza Yezu bati, ingoma y'Imana izaza gihe ki? Yezu arabasubiza ati, ingoma y'Imana ntizaza yigaragaza mu maso y'abantu ngo bagire bati ngiyi ngiriya, ahubwo nimumenye ko ingoma y'Imana ibarimo. Yongera kubwira abigishwa be ati, hazaza igihe muzifuza kubona nibura umwe mu minsi y'Umwana w'umuntu, ariko ntimuzawubona. Bazababwira bati, dore nguyu nguriya. Ntimuzajyeyo, ntimuzirukireyo. Koko rero, nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'isi ukabonekera mu rundi, niko n'Umwana w'umuntu azaza ku munsi yigeneye. Ariko agomba kubanza kubabara cyane, kandi abantu b'iyi ngoma bamwihakane. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ahubwo nimumenye ko ingoma y'Imana ibarimo. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ingoma y'Imana iri muri twebwe. Amen. Nyagasani atugiriye ubuntu, adutumiye ngaha kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza. Ahangaha rero kuri buri munsi nze guhava hari icyo nahinduye mu bitekerezo byanjye binari mfite. Nze guhava hari imishinga itari myiza itanezeza Imana nari mfite. Nze kuva ahangaha kuri buri munsi mfite ikindi cyerekezo cyiza kigana Imana, kuko ingoma y'Imana iturimo rwagati. Yezu Kristo yaje iwacu. Yezu Kristo arahanga kuri buri munsi. Yezu Kristo tugiye guhona ahanga kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza. Uyu munsi amasomo matagatifu hamwe n'umutagatifu duhimbaza none Papa Leo w'ikirangirire, turazirikana ku ngingo. Umva, iyo ngingo twese irareba abasaza, irareba abakecuru, irareba abakuru, irareba abato, irareba cyane cyane abakozi, ariko nanone kareba abandi, abapatro, ababosi n'abandi bose baganisha aho ngaho
mu ngingo igira iti babyeyi ikurikira irakureba nanjye irandeba yitwa ngo icyaha gihire. Mu kilatini baravuga ngo felix culpa ereze forte. Ese koko icyaha cyaba gihire gute? Aha bamwe ndabizi batangiye kundeba bati umupadiri atangiye iki kandi nanone kwasanga agiye gutiyobya. Icyaha gihire koko cyaba gihire gute? Icyaha cyaba gihire gute? Ikintu cya mbere nagusa mubyeyi, umwanya tujye kumara ngaho uze kuwurangiza tukiri kumwe, ugumane natwe mu ntangiriro maze tuzirikane uburyo icyaha gishobora kuba gihire. Uraza kubyumva. Ntuze gutaha utarangiye gusoma urwandiko Nyagasani yatwandikiye, maze koko twumve icyaha gihire kiza gute. Reka rero duhere kuri Papa Leone w'ikirangirire. Uyu mupapa atubwira ko yabayeho mu kinyejana cya 5 ahagana mu mwaka 440. Akaba rero yabaye umupapa yakoze byinshi kuri kiliziya, ubwo yakuye kiliziya mu menyo y'abasetsi, abayobe, abagomeramana bakwirakwizaga ubuyobe, cyane cyane kwigira umuntu kwa jambo. Ubwo rero mutagatifu Leone ariwe papa nyine muri icyo gihe urogara kiliziya icyo gihe, akarwanira kiliziya ishyaka, yemeza cyane cyane avuga ko kwigira umuntu kwa jambo. Batubwira ukuntu yavuguruje abahakanyi bahakanaga kwigira umuntu kwa jambo, bityo agoboka kiliziya mu byago ndetse no mu makuba. Batubwira ngo ukuntu yandikaga neza kandi akavuga neza, avugira kiliziya kandi yandika n'inyandiko izo zivuguruza abayobe, ariko zigenda zimurikira abandi bayobozi ba kiliziya cyane cyane mu nama nkuru kugira ngo bafate ibyemezo nyine bikwiye bizayobora kiliziya. Batubwira ko amaze imyaka 22 ayoboye kiliziya. Imana imuha imigisha n'amahoro, uburyo bwose yarwaniye ishyaka kiliziya maze akayikura mu menyo y'abasetsi. Kuba abantu barabayobe ukabavuguruza, bari mu cyaha ukabereka ukuri, bari mu mwijima ukabereka urumuri, ngo ko kuvana umuntu mu cyaha umuganisha heza, umuganisha ku butungane. Mutagatifu rero w'ikirangirire udusabire. Amasomo rero nayo ntari kure yaho ngaho, ubwo tujya kuzirikana by'umwihariko ku cyaha gihire. Icyaha kiba gihire gute babyeyi? Namwe ko mubizi. Aha ngaho ushobora kugira ngo ndi kugushishikariza gukora ibyaha ngo kugira ngo hirwe. Oya, ntago umuntu akora icyaha kugira ngo akicuze, ahubwo uririnda kugira ngo wirinde icyaha, wirinde ikibi. Car il vaut mieux prévenir que guérir. Ngo ni ngombwa kwirinda aho kwivuza. Rero ngiye kubarangira ubw'icyaha, ariko tubereke n'uburyo wakivamo kugira ngo hirwe. Iyo uvuye mu cyaha nibwo hirwa. Reka duhere ku mwitozo wo hirya kure cyane muri Afurika. Ngo umunsi umwe muri kiliziya imwe, ubwo hari muri paruwasi imwe, ngo hari indaya kabuhariwe muri ako karere izwi na bose, izwi n'abakristo bose. Noneho ngo umunsi umwe gucyumweru iza mu misa. Yaza mu misa ikaza no gutura. Ariko abakristo bikabashavuza bikabacumuza uburyo iyo ndaya izwi izana n'ituro, igakimbagira rwose ikaza imbere ije gutura. Abakristo basigara bibaza bati, ubwo se iri turo ry'indaya ryivanze n'amaturo y'abakristo aho ngaho biraza kurangirira hehe? Urusi nk'urunyanya ruboze rumwe rushobora kuboza izindi nyanya nyinshi. Nuko batangira bajya impaka kubwira iryo turo ry'indaya, uburyo indaya ishyira mu gaseke amafaranga kandi agakomeza akoreshwa, cyangwa iryo turo ry'indaya rigakomeza rikoreshwa muri fonctionnement aho ngaho nyine muri iyo paruwasi. Iyo yari ikibazo gikomeye cyane. Nuko gucyumweru ya ndaya nabwo ikaza igatura. Nuko abakristo baza kujya inama, ndavuga bari bahagariye abandi muri icyo gihe, baravuga bati buriya rero ya ndaya urabona ko rwose iduha contre témoignage, iduha urugero rubi, kuko bituma nyine abantu bagira ngo amaturo y'indaya niyo yadutunze. Nuko baravuga bati umva rero iriya ndaya izagerangiza gutura, ubundi umwe ajya kurikuramo ituro yatuye kugira ngo idakomeza gutanga urugero rubi, bityo abantu benshi, abakristo benshi bumve ko bazajya bajya mu nzu z'indaya bakagarukana ituro ryabo gutura. Nuko abakristo bafata icyo cyemezo. Yandaya yaza gusenga gucyumweru yatura, umwe mu bakristo wabibonye agahita akuramo rya ituro rye vuba akarishyira ku ruhande. Wakwibaza uti ya mafaranga yarashwanyuraga, yaratwikaga, yarayajugunyaga, yahegenzaga gute? Aha, iki gisubizo ntacyo mpise ntanga, nawe uze kugenda ukibwira ko dukomeza iyi nkuru y'iyi ndaya. Iyi ndaya irakomeza, noneho urumva yo ntiyarizi ibyo bayivugaho, irakomeza. Noneho ntize gusa gucyumweru, ahubwo ikaza no kuwa mbere. Nabwo ikagira gutya, ikaza yishongora, ikaba iratuye, igatura, ikajya mu gaseke gashyiramo ituro. Abakristo bibarya mu nda rwose, bibaza uburyo koko iyo ndaya bazayicaho ngaho, bibaza ukuntu bayigenza. Nuko umunsi umwe baza kuyihamagara bayigira inama. Umva rero wandaye we, nawe urabizi kuri ndaya aka gace kose barakuzi. Udufashije ukajya mu misa gusa ariko ntuture kugira ngo abandi batakubona ukabona baragumutse, ubu nawe udufashije.
rero kugira ngo dufashe ujye uza mu misa gusa ariko wirinde gutura. Nuko ya ndaya irabasubiza iti mwari muzi ko umunsi naje mu misa ngatura ari wo munsi gusa ndasambanaho? Rero njye iyo natanze ituro ryanjye niho mba nishimye, kuko niho nanjye ntajya mu nzu y'indaya. Ngaho rero nimumbwire, niba umunsi najeho mu misa gusenga ngatanga n'ituro ryanjye ariko ncika ku ngeso mbi y'uburaya sinsambana uwo munsi, ngaho nimumbwire ndamutse nje buri munsi mu misa kandi ngatura ituro ryanjye, ubwo nazasambana kangahe mu cyumweru? Nuko abakristo bari aho ngaho kugeza na n'ubu baracyakora uwo mwitozo w'ihurizo kugira ngo barebe iminsi mu cyumweru iyo ndaya izasambana. Bakristo bavandimwe, umwitozo murabimvisha mwese? Bakristo bavandimwe, mwebwe ibi ntibirababaho? Umuntu agatura ituro yavanye mu busambo, yavanye mu busambanyi, yavanye mu businzi, yavanye mu byaha akaritura. Aha, c'est ça l'offrande d'un pécheur. Rero bakristo bavandimwe, akenshi tujya duca imanza. Umuntu akaza gutura, umuntu akaza gusenga, tukamwibazaho dutari ko uyu muntu koko n'ibintu yarayemo, yaraye mu ikabare, yaraye yasinze, yaraye mu nzu y'indaya, tukamushyiraho ngaho ku karubanda twese, kandi twaje gusenga natwe, turi mu baje gusenga, turi mu bari guhereza, ndimo ndasoma misa nanjye nka padiri n'abandi twese twagiye mu kiliziya, turi kureba ya ndaya niyo turi gushungera aho gutura ituro ryacu. Nyamara wabwirwa n'iki niba iryo turo indaya irizanye atari ituro ryo guhongerera no kugira ngo isabe Imana iti Nyagasani mbagucika ku ngeso y'uburaya, noneho iryo turo ry'indaya urijugunye iki? Kandi utazi ko Nyagasani ariho bari kwiyungira na Nyagasani. Kubaza gusenga Imana buri munsi, aho ngaho nyine Nyagasani wamuhamagaye kugira ngo biyunge. Uko Nyagasani ashobora kuguhamagara wari ruharwa, abandi bati uraje kumara iki? Ngo koko duhungeta amaturo y'abandi, nyamara tukaza kwibagirwa icy'ingenzi, offrande du pécheur, ituro ry'umukene, ituro ry'umunyabyaha. Ese mubyeyi, uruzi ko twese uko tuza mu misa, uko tuza gusenga, ninde wamanika akaboko hejuru ko nta cyaha yakoze? Ese kuba tuzi ko umuntu ari umusambanyi ruharwa, ubwo ngo duhite twanzura ko ituro rye ritari gushyika? Wabwirwa n'iki se niba yawe wowe w'indani, umukristo w'indani da, wowe ngo yawe ari gushyika? Ha, attention, ukwitonda. Ngicyo icyaha gihire, no kuva mu cyaha nyine uri kugana ubutungane, naho hantu habi ururi ukavuga uti Nyagasani wankora ibintu bikomeye cyane, umva narindi mu ngeso mbi cyane, none Nyagasani ndaje umbabarira Nyagasani, byibuze uyu munsi nanjye mfashe umugambi ko nza gucika kuri iyi ngeso. Nuko icyumweru kigashira ukongera uti igihe nagiye gusenga nibwo nanjye nishima, igihe nagiye gusenga nibwo ndakora icyaha. Aha, niba rero umunsi wagiye gusenga ariko udakora icyaha, niba ushaka gukira icyaha burundu, jya usenga buri munsi. Noneho niba uzi kujya mu misa inshuro imwe ugatura bigatuma koko ucika ku ngeso, ngaho rero yijyemo buri munsi kugira ngo nyine icyo cyaha ugikire burundu. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Ngo koko abantu benshi burya nujya gutura ujya utura na Yezu ingeso yawe. Abantu benshi tujya tubagira icyo kintu cy'ingenzi cy'ibanze, dutura amafaranga ariko tukibagirwa gutura Yezu ingeso yacu, icyaha cyatunaniye. Nyamara hari ubwo icyaha kiba gihire kandi byaba, hari ubwo umusambanyi abaje kugira ngo abwire ati Yezu iyi ngeso yarananiye, ntabara Yezu. Nge rero ngatangiye nkamucira urubanza ati uriya rugaje kumara iki mu kiliziya, aje kudutobera, aje kudukomanyiriza, aje guturaburiza. Aha, itonde icyaha gihire bakristo bavandimwe. Felix Krupa, ituro ryanjye, ituro riturutse mu biganza by'umunyabyaha, ituro ry'umunyabyaha, Nyagasani akaba uza kurihindura. Nguko nanjye ngomba kwitura Nyagasani buri munsi kugira ngo agire gute aze kumpindura. Amasomo y'uyu munsi rero bakristo bavandimwe aratuganisha aho hantu icyaha gihire. Uburyo mpura na Nyagasani, ntabwo Yezu aza nsanga kubera ko n'intungane, ahubwo anasanga kubera iki? Kubera ko ndi umunyabyaha. Kuko Yezu icyo akunda umunyabyaha akanga icyaha. Nguko uko tuza kumva no muri amasomo y'uyu munsi, Nyagasani akomeza kugenda dutarura atwereka ko ingoma y'Imana iri hagati yacu. Ikizaranga ingoma y'Imana no guhinduka, c'est la conversion ko kandi bakristo bavandimwe ugacaho akarongo. Niba ingoma y'Imana iri iwawe kizayigaragaza no guhinduka. Nasambanaga inshuro nyinshi ariko nijya mu misa ngatanga ituro ngabwira Yezu ati Yezu ingeso ndayibambye ku musaraba, Yezu azanyumva maze agire gute ankize buri munsi. Biradusaba iki? Umubare. Nguko gukora umubare calcul, uko wacumuraga inshuro nyinshi wabona isengesho Yezu koko akagenda gukiza buri munsi. Rero ngomba kongera igihe cy'isengesho, nkongera umubare w'amafaranga n'ituro naturaga, nkongera uburyo bwose bw'ubuyoboke kuri Nyagasani
kugira ngo nyagasani nanjye aza nsange aho ngaho nazikamye mu kibi maze ankize angirire neza. Ituro ry'iyi ndaya riratwerekeza ku ituro Pawulo mutagatifu yatuye Filemoni, ituro bita Onezime. Muri iyi baruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Filemoni nubwo ari ngufi ariko ivuze byinshi. Niba ari nto igizwe n'imirongo nta n'umutwe igira, ni imirongo gusa, ni uturongo 25 gusa. Narimo mushikaza abakristo muri rusange, by'umwihariko ababose, abapatro, abakozi, iyi baruwa kuzayisoma mwitonze. Mwumva ukuntu icyaha gishobora kuba gihire. Batubwiramo abantu batatu b'ingenzi, batubwiramo Pawulo, batubwiramo Onezime, batubwiramo na Filemoni. Filemoni rero ngo yari umukire wo mu Kristo mu ikoraniro y'abayoboke b'Imana, akaba afite umucakara wamukoraga Onezime agakora iwe. None ngo umunsi umwe Onezime byabindi byuko nyike batarara bushyitsi yaje kugera gutya aramwiba. Komaze kumwiba byabindi byuko nyine nta mahoro umunyabyaha, amaze kumwiba yacunze nyine adahari nta n'umuriwe aramwiba. Amaze kumwiba aramucunga n'ubundi arigendera arahunga. Avuga ati hato ataza kongera nabi kuko nyine namuhemukiye. Nuko arahunga avuga ati ubu ndamucitse birarangiye. Nuko rero amaze guhunga aza guhungira i Roma. Ageze i Roma nibwo yahuriye na Pawulo muri prison. Nuko Pawulo agira gutya aramwigisha aramuhindura. Amaze kumuhindura nibwo twumvise Pawulo muri iyi baruwa yandikira Filemoni arasubiza Filemoni Onezime amwishinganisha. Ngiye baruwa yo kumwishinganisha amwereka ko ari imburamumaro kubera iriya ngeso yo kwiba, guhemuka, ubusambo bakristo bavandimwe. None Pawulo mutagatifu amariye kumuhindura yabaye umuntu w'ingirakamaro. Wari imburamumaro none ubaye ingirakamaro, wari ikigwari none ubaye intwari, wari umuntu mubi none ubaye umuntu mwiza kubera Imana. Nguko Pawulo mutagatifu yifuza kuduha ubuhamya abinyuje kuri Filemoni kugira ngo twereke ko tujye twirinda gufatikanya icyaha n'umunyabyaha, kuko umuntu anytime ashobora guhinduka. Umuntu ashobora guhinduka abakristo bavandimwe. Ntitukaye duca imanza. Inda ishobora guhinduka, umusambanyi ashobora guhinduka, igisambo gishobora guhinduka, umujura agahinduka. Umva baruharwa bagahinduka kubera iki? Kubera Imana, imbabazi z'Imana. Ngicyo cyaha gihire, icyaha gituma umuntu wari ruharwa kubera Imana agahura n'Imana, ubundi Imana ikajya guti kamubabarira. Nguko uko tutagomba gufatikanya cyane umunyabyaha, tukabatanduka kuko Imana yanga icyaha ariko igakunda umunyabyaha. Pawulo mutagatifu warakoze, birumvikana Filemoni azamwakirana ishyaka ndetse nibakwe, kuko nyine Pawulo mutagatifu yamuhinduye. Yageze mu biganza by'umuntu w'Imana, intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana yamuhumekeyeho, intumwa y'Imana yamukozeho. None koko abaye umwere kubera iki? Kubera Imana. Ijambo ry'Imana rimugezeho. Nguko umunyabyaha tugomba kumujyana mu nzira nziza, kuko dutazi icyo bavuganye n'Imana. Harwo ducira abantu imanza nyamara hari ibyo bavuganye n'Imana. Ese wamenya n'iki twavuganye n'Imana ku munota wa nyuma? Aha, nguko uko abakristo bavandimwe icyaha gihire guhura na nyagasani mu bibazo ndimo, guhura na nyagasani kabone nubwo nyine naba ndi ruharwa, ariko aho ngaho nyine nyagasani aho ari yeranje kugira ngo mbahurire nawe. Dieu s'arrange pour arranger ce qui nous dérange. Nyagasani akora ibishobotse byose, naho mu mwobo akagusangayo, naho muri prison akagusangayo, naho ngaho mu cyaha akagusangayo. Ariko ari iki kimuteye? Impuhwe ze, imbabazi ze. Za mbabazi zigenda zigukurura, zikagukwega, zigakwirukaho kugira ngo ugarukire Imana nawe. Rero nanjye nze kumera nka Onezime wahundi utananira Imana, maze n'igituro ryanjye kuba ndi umunyabyaha ndizanire Kristo. Iyo prison y'icyaha Pawulo mutagatifu nkuramo, maze akongera kangira umwigenge, nkongera nkigenga. C'est ça la liberté. Kwigenga no gukora icyiza, c'est faire du bien, no gukora icyiza. Na Zaburi y'uyu munsi iratwibutsa ko nyagasani aturi hafi, kandi ko ari tugomba kwiringira ngo bagize bati hahirwa umuntu wiringira uhoraho. Nyagasani aradukunda abakristo bavandimwe, kandi koko nkuko twabivuze haruguru, icyerekana ko nyagasani yageze ahantu nuko ibintu bihinduka. Guhinduka ni ikimenyetso cy'ibanze cyerekana ko nyagasani yageze aho hantu. Ubwo Yesu yagize ati ahubwo nimumenye ko ingoma y'Imana ibarimo. Amen, amen, amen. Ubwo abafarizayi barimo bamwibarisha ibibazo nanjye kuvuga by'amatsiko ariko byo kumwinja ngo ingoma y'Imana izaza ryari. Ubwo n'ubuhakanyi. Ni nko wakundi twebwe abakristo tugaruke kuri ya ndaya yacu twavuze haruguru, nshobora gucira imanza indaya. Umufarizayi nkanjye ngavuga nti ituro ry'indaya ntiryagombye kugera mu gaseke k'abakristo. Nyamara wabwirwa n'iki cyo ndaya yavuganye na Kristo? Wabwirwa n'iki cyo umunyabyaha avuganye na Kristo? Wabwirwa n'iki, wakibwirwa n'iki? Nuko ingoma y'Imana ibarimo. Umuntu nashaka guhinduka nuko ingoma y'Imana amugezeho. Nguko tuzabona ba Onezime bagahinduka kubera iki? Bahuye na Pawulo, banyuze muri prison,
none nyagasani ageze gutarabagoroye kugorora umuntu ukamugorora ni neza bikaza kurangira abaye ingirakamaro abakristo bavandimwe. Ese yewe ni kangahe nanjye nteganya kuba ingirakamaro ya kiliziya, nkagira kiliziya yose akamaro, nkagirira igihugu akamaro, nkagirira abaturage akamaro, nkagira abakristo akamaro. Kubera iki? Kawe nubwo nari ndi umunyabyaha, nari ndi ruharwa, bari barantaye, Yesu akajya gutya kubera impuhwe ze akantora, byarangira ntantora gusa ahubwo arantonesha akanantuma. Kubera iki? Icyaha gihire. Yesu Kristo akaza mu mateka yanjye nubwo yabasharira, nubwo yabatagororotse, des pages noires. Ubundi akaza akajya gute kugira ngo ngirire neza. Yesu yarangiza akaza akampanagura. Kubera iki? Zampuwe ze. Aha turangamira impuhwe z'Imana. Ntitwibande gusa ku cyaha ngo nanjye reka njye gucumura kugira ngo nyagasani nanjye azaze kundeba. Oya mukristo umuvandimwe nanone sigaho. Ariko humura, niba uri mu cyaha, niba uri mu bukene, ibibazo, kumure nyagasani aho niho azagusanga kugira ngo agiye kurembuze. No muri iyo nzu y'indaya Yesu arahagera kugira ngo arembuze iyo ndaya ize gusenga ku cyumweru, niza rimwe ikaza kabiri ikaza gatatu, ubwa gatanu n'ubwa karindwi izaza ku munsi wa karindwi, ubundi igira icyo bita la perfection. Birangire koko nyagasani amugororereye neza. Naho reka abandi uzi ko iyo ndaya ishobora kugutanga mu bwami bw'ijuru, kandi uri umukristo wagotse wirirwa ku ruhimbi, nanjye kuvuga urara ku ruhimbi, uri w'indani mu itorero, ariko indaya ikadagu. Nuko indaya zizadutanga rega nta kundi. Kubera iki? Ereze faute Felix culpa, cyaha gihire. Nuko rero nyagasani natwe araduhamagara kugira ngo tugire gute tuve mu cyaha, maze aho ngaho twazikamye nyagasani hadukure. Ngo kuko kenshi dukunze kurebera ingoma y'Imana mu bakristo mu bitwara neza, abandi bibombarika, ngo ni bari abazajya mu ijuru. Apana, umuntu uzajya mu ijuru ni umuntu uhinduka akareka icyaha, uwo niwe uzajya mu ijuru. Naho kurebera Yesu Kristo aho hantu gusa abantu b'intungane, abantu b'Imana n'abafarisayo nuko byari bimeze. Nyamara ni kangahe Yesu Kristo yagiye atora abanyabyaha ba Matayo, abasoresha, baza Kewusi n'abandi benshi cyane nkuko rukadahwema kubiduhamiriza. Yesu agasangira nabo. Kubera iki? Arashaka kubigarurira, arashaka kubavana muri icyo cyaha maze abajyane ku butungane. Ngiki cyaha gihire Yesu akaza kugira ngo agire gute akurobe, agukura aho ngaho, ubundi akuganisha ahantu heza, nawe ubeho neza. Wari uri mu buraya mu bibazo, none Yesu Kristo ageze gutya kugira impuhwe arakuzanye. Erega nagati isimu ya kiliziya nta nimwe itahama kubigarukaho. Icyaha ntago buri gihe gihamagara igihano, ahubwo icyaha gihamagara iki? Imbabazi z'Imana, impuhwe z'Imana. Le péché et la miséricorde divine. Nguko uko baonezime ntabwo nyirizina bakwiye igihano cyo gupfa cyangwa guhora bafunzwe, ahubwo gufungurwa. Kubera iki? Bamaze gukira, bamaze kwakira agakiza cy'Imana, bamaze kwakira impuhwe z'Imana. Kubera Imana icyaha gihire. Ese mukristo umuvandimwe, wowe nta byaha ufite washyira imbere Yesu nka rya turo rya yandaya, kwebwira uti Yesu nanjye ndifuza kuza mu misa none, ejo no ku cyumweru n'indi minsi yose ngenzamo kugira ngo nirinde. Burya se mwari muzi ko isengesho riturinda ababyeyi? Iyo umuntu burya ari mu isengesho gucumura biragabanuka, ariko nanone nshobora no kwandi mu isengesho nk'umufarisayi gucumura bikiyongera. Kandi byaba nyamara wa munyabyaha we ari guhongerera ibyaha bye, ari gukwikomanga ku gatuza ati nyagasani mbabare ngewe umunyabyaha n'umunyantege nke. Kaza kurangira nyine ari utashye wakize, être justifié naho uri kundi nyine. Reka nsoreze ku cyaha gihire koko kiruta ibindi byose, kugira ngo nawe ko kuze kuvuga uti nyagasani ari kumwe nanjye koko arifuza ko nava muri iyi sayo. Ni icyaha dusanga mu gisingizo cy'itara rya Pasika bita exultate, ya ndirimbo yahimbwe na mutagatifu Ambrose. Bityo ndirimbo igatwibutsa uburyo Yesu Kristo atuvana aho habi atujyana heza. Nubwo twaba twaracumuye, Yesu Kristo ntabwo adutererana, ahubwo agumana natwe kugira ngo tugirire neza, atuzahura aho habi twagiye, maze natwe atugirire neza. Kubera iki? Icyaha gihire. Reka tubizirikane tubyumve, anaho tuza gusoreza. Koko rero kuvuka ntacyo biba byaratumariye iyo tutagira amahirwe yo gucungurwa. Mbega imbabazi z'urukundo dukunda ngo ziraba agatangaza. Mbega urukundo rutagira urugero, rugeze naho utanga umwana wawe ngo acungura abacakara nk'abaonezime. Mbega cyaha cya Adamu ngo uraba ngombwa, wowe wagombye guhanagurwa n'urupfu rwa Kristo. Mbega icyaha gihire cyo cyagombye guhagurutsa umucunguzi nk'uwo kandi w'agatangaza. Amen. Nyagasani Yesu nabane namwe, ushobora byose nabaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.